Aha turi ni mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata rwagati kuri ECOLE ESPOIR de l'AVENIR, akaba ari ishuri riherereye muri kano gace, ishuri ryiza cyane aho abana bamaze gusoza umwaka w'amashuri 2021 2022, by'umwihariko abana barangije umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza primary, bakaba basezewe kandi bahabwa n'indangamanota zabo. Abana bagaragaje gutsinda cyane ku buryo bugaragara, bakaba banashojwe n'icyiciro cya gatatu cy'abana b'inshuke, kuvuga umwaka wa gatatu w'abana biga mu mwaka w'inshuke bitegura kujya mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Ababyeyi bakaba barereshiza bakaba bishimiye, bagaragaje akanyamuneza ko abana babo batsinda ku buryo umwana wagiye munsi y'amanota 80 ni nk'igitangaza muri ino shuri rya ESPOIR de l'AVENIR. Ikindi cyagaragaye nuko abarimu bagaragaje ubushobozi n'ibanga bakoresha kugira ngo bahe abana burere bakwiriye, bakaba basa ubuyobozi bw'ikigo bukaba bwahamagara ababyeyi babyifuza kuza gutangira nabo kwandikisha abana, kubera ko batangiye kubakira imyanya ikabishobora kuba abana mikeya. Iki kigo kinini cyane kikaba kiriho abana bagera mu 1000 barengaho, abarangije primaire na nursery bakaba barenga 100, nabona abana benshi. Bakaba rero intego bihaye muri kino kigo ari ugutsinda kandi ku manota yose yuzuye 100%, ku buryo nk'ibizamini byakozwe bya leta abana twaganira tuvuga ati twiteguye rwose kujya amashuri ya excellence yo hejuru cyane ko ya manota tuba dufite, dukurikije n'ukuntu bagenzi bacu bagiye batsinda natwe tuzabitsinda nk'uko bisanzwe. Going to sing again using our high voice. Again, get ready.
kugira ngo Imana itwumve. Rero mwarimu Pacifique namusabaga kwegera imbere dusengere gahunda itangire. Bambaye ingofero baba bazikuyemo hanyuma duhaguruka kuba Imana ishimwe. Urakoze Mana yacu, turagushimiye kandi turaguhimbaje, gushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, gushimiye igitondo cyiza cy'uyu munsi duhaye, izina ryawe nihabwe icyubahiro. Gushimiye ko wagize neza ukaduha gutangira umwaka amahoro, ukarinda igihugu cyacu, ukagira umutekano, ukarinda abayobozi bacu. Gushimiye ko warinze iki kigo, ukarinda ubuyobozi bw'ikigo, ukarinda abanyeshuri n'abarimu, ukarinda ababyeyi, dutangira umwaka kugeza uyu munsi tugiye kuwusoza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagusabye kugira ngo uyu mwanya mwiza tugiye gufata indangamanota z'abana, buri wese muhe kwishima, ari abana bahe kwishima, ababyeyi bahe kwishima, mwami abarimu bahe kwishima n'ubuyobozi bw'ikigo, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya turawusengeye kugira ngo ubane natwe, uyu muhango uyoborwe nawe, ufashe umuyobozi wa gahunda, ufashe abafata ijambo, mu izina rya Yesu. Abarimu bafashe n'abanyeshuri, nidusoza amahoro turabigushimira, kuko turagushimiye ko wumvise gusenga, mu izina ryawe rya Yesu Kristo mbyambaje nizeye, amen. Neza. Uyu munsi rero ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi turi hano n'ibyishimo byinshi gusoza umwaka w'amashuri 2021 2022 watangiye. Nk'uko mubizi umwaka w'amashuri ubugizwe n'ibihembwe bitatu. Uyu munsi tukaba dusoza igihembwe cya nyuma, ariko dusoza umwaka abana bakimuka bakajya mu yindi myaka ikurikiye. Turashima rero abanyeshuri bacu, turashima mbere na mbere turashima Imana yabanye natwe, umwaka ukaba usoje amahoro nta kibazo twigeze duhura nacyo. Turashima kandi ubufatanye bwanyu nk'ababyeyi, abana mwatwoherereje, twagerageje kubarera, twagerageje gufatanya namwe, aho bitagendaga neza twarafatanyaga, twarabahamagaraga mukatwitaba, byose ibibazo bigahita bikemuka. Ndagaruka rero ku kibazo cy'imyitwarire, disipurine. Ndahera nshima cyane abanyeshuri bacu, abana bacu, abana b'u Rwanda, abanyeshuri ba ESPOIR muri rusange. Uyu mwaka bagaragaje urwego rwo hejuru muri disipurine, kugira ngo abana bacu ni abana bajya bagaragaraho imico mibi, n'utugaragayeho turazicyaha bakabireka, kuko nabo barabizi ko ikigo cyacu cyane cyane cyubakira indangagaciro za kirazira. Bijya bibaho rero yuko na rimwe cyangwa se kenshi abantu ari benshi hari abatezuka ku nshingano, ariko yaba ku ruhande rw'abanyeshuri turabacyaha tukabakosora bakabireka. Abandi na kesi zigaragara wenda zirenze, turagerageza tugafatanya n'ababishinzwe bose tukabikosora. Abanyeshuri twahawe rero nk'uko mwabadushyikirije, basoje umwaka n'amanota meza, abenshi bagize ikigereranyo cya 99.9% baratsinze.
uyu mwaka rero nanone nk'umwaka usoza umwaka w'amashuri, ariya hakurya hicaye abanyeshuri umwaka wa gatandatu barangije umwaka wa gatandatu bitegura kujya mu mwaka wa mbere segonderi. Bakoze ikizamini bagisoje ku munsi wo kuwa gatatu. Nk'uko twabahawe rero n'ikigo cyacu cy'indashyikirwa, twatangiye dufite abana mu wa gatandatu 142 bose hamwe bakaba barakoze ikizamini bagikora neza. Iyo bavaga ku kizamini buri gihe cyose wabonaga bafite akanyamuneza neza, twanareba natwe ibyo bakoze tugasanga nta kibazo kirimo, tukaba twiteguye rero nk'ibisanzwe ko ibyo abakuru babo bakoze na bano barangije bazabikora. Dufite hariya rero abanyeshuri nabo barangije materineri ya gatatu bitegura kujya mu mwaka wa mbere. Murabona barakeye cyane, barasa neza. Uyu munsi nawo ni uwabo, babyambariye rwose kandi bamaze imyaka 3 babyitegura, bakaba nabo baratsinze. Bo materineri bose batsinda 100%, nta utsindwa n'umwe. Muri make rero abanyeshuri bagiye kubagaragariza umusaruro aho bitagenze neza, nta kanya ko kubaganiriza mukareba icyo mwafatanya, tugafatanya twese kugira ngo tubabe hafi. Ntabwo ari umwanya wo kuvuga ngo wakoze nabi waratsinzwe, oya, n'uwatsinzwe nawe yari yagerageje. Uyu munsi rero tuze kwihangana tubaganirize, turebe icyo twabafasha kugira ngo n'umwaka utaha nabyo bizarangire neza. Reka mbashimire rero, baha ikaze kandi buri muntu wese aze gukurikira yihanganye, cyane cyane umwanya turaza kuba bariya baduteranirije hano wa materineri, ariko nawe atari muremure. Hanyuma tuyobowe na MC umusangiza w'amagambo aragenda tuha gahunda uko zikurikirana. Uyu munsi ngira ngo buri muntu wese uri hano bawuhariye umwana kugira ngo twese. Murakoze cyane rero, mukomeze mugirire neza. Mwongera amashyi. Atunyuriye rero muri makeya ubuzima muri rusange bwo tuvuga buri muntu wese uruhare kugira ngo kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma abanyeshuri basoza ibizamini kugira ngo bizajye byagenze uko byagenze, kandi twizera ko byagenze neza n'umusaruro dutegereje twizera ko ari mwiza. Rero tubaho twigisha, iyo turi gutegura ibirori tuba twigisha. Umwaka wa gatatu wicaye hariya wa maternelle ufite ibyo waduteguriye, agira ngo rero tubahe ikaze abarimu ba maternelle ya gatatu, karibu twereke ibyo mwaduteguriye. Debout, à
muragerageza maza kumvamo bagiye kuba hari agakino bagiye kubakinira baragerageza kuvuga cyane mwumva ibyo muri bimwe byose mu byo twize harimo ibyo bagiye kuberekamo hano. Comment ça va les enfants? Ça va bien, merci. Et vous? Moi aussi ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons étudier les syllabes de la Ceux-ci sont des enfants de la classe maternelle, 3e maternelle 1. Alors? Ça va bien, merci. Et toi? Moi aussi, ça va très bien. Qui sont ces personnes sous l'arbre? Nathan Rampaille, c'est ma mère. Le petit garçon, c'est mon frère. Le cadet de ma famille. Il s'appelle Gaza. Voici mon papa. Ma mère et mon grand-père. Je suis contente de raconter ta famille. Merci mon ami Jésus. Je t'en prie. C'est fini notre jeu. Nous vous remercions de votre attention.
urabona ko nta kidashoboka igihe cyose umwana yahawe uburezi akwiriye kuba abona. Mu gihe abarimu bakoze akazi kabo ibintu byose bigenda neza kandi n'umubyeyi aranezerwa. Nagira ngo mbikaze abanyeshuri bo muri lower class bafite ibyo bateguye nabo rero karibu. of AVENIR, dear committee, dear parents in general, dear headmaster, dear teachers and dear schoolmates. We are going to present a role play about plants. As you see, this plant has parts and they are all important. This is the stem, these are the plants, these are the leaves, and these are the flowers. This book is going to present as we are going to present as leaves. This group is going to present as we are going to present as branch. This group is going to present as we are going to present as roots. This group is going to present as we are going to present as stem. You are all welcome to be attentive. Let's start with the leaves. I am the most important here. Without me, who will make food for all of you? What are you talking about? Would you be able to make the food if I did not hold you out for the sun to shine on you? I am the most important. Why do you two argue about the obvious? I am the carrier of food. I am the connection to root. I am the supporter of branch. I am the most important. Yes, without me, you would be nothing. You two are silly. One of these days I shall stop working. Then we shall see what happens. Stop working. I shall have dropped you long before that.
am clearly the most important. Houston, how important are you? Quiet! You are still young and may not understand this, but you are all equally important. Respect one another and work hard, for if one goes, we all go. This is the end of our role play. Thank you, parents, for helping me. Thank you, teachers, for teaching. People admire me. I am who I am because of you. Thank you, parents, for helping me. Thank you, teachers, for teaching me. Everywhere I go, people admire me. I am who I am. Les thématiques de travailler, venez nombreux. Candidat numéro 1, entrée. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous s'appelle? Moi. Comment je m'appelle? Oui. Bon, ça dépend de personne, monsieur. Pas ma père chérie, les enfants m'appellent papa, mon père, ma mère m'appelle leur fils. Au quartier, on m'appelle tonton du quartier. J'ai beaucoup d'appellations, monsieur. Oh non, d'autres noms. Ah, mon nom est Moudisha Mandibus. À côté. Candidat numéro 2, entrée. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment on appelle un animal qui mange de l'herbe? Un animal qui mange de l'herbe, on l'appelle herbivore. Alors un animal qui mange de la viande? Celui qui mange de la viande, on l'appelle viandivore. Quoi? Non madame, à côté. Candidat numéro 3, entrée. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'entendez-vous par l'eau potable? L'eau potable. Oui, l'eau potable. L'eau potable, c'est de l'eau qu'on a mis dans un pot et puis qu'on a posé sur la table. Ça fait l'eau potable. Quoi? Non madame, à côté. Candidat numéro 4, entrée. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Quel est le rôle d'un avocat dans un tribunal? Un avocat dans un tribunal. Oui, un avocat dans un tribunal. Si tu vois un avocat dans un tribunal, c'est que dans la salle de juge, il y a un pain. Donc, à la fin de l'audience, le juge va manger le pain et l'avocat. Quoi? Non madame, à côté. Candidat numéro 5, entrée. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Hier, je marchais à 4 pattes. Aujourd'hui, je marche à 2 pattes. Demain, je marcherai à 3 pattes. Qui suis-je donc? Je suis un homme. Donc, quand j'étais un bébé, je marchais à 4 pattes. Aujourd'hui, je marche à 2 pattes. Quand je serai bien ou bien, je marcherai à 3 pattes. Oui, madame. Merci d'avoir participé. Monsieur Désiré Bertrand de la 4e année C. Je m'appelle Akeza Massi Daniela de la 4e année B. Je m'appelle Ishena Beata de la 4e année A. Je m'appelle Moudisha Mandibus de la 4e année B. Je m'appelle Gamingo Gabe de la 4e année B. Je m'appelle Mouiri de la 4e année B. Je m'appelle Kaila Mande Arnaud 4e année C. Je m'appelle Ishura Kuzan Elikui de la 4e année A. Je m'appelle Gassana. Je m'appelle. Je m'appelle Gassana Tanabriona de la 4e année C. Je m'appelle Michonisa Ingrid
Merci beaucoup, c'est fini avec notre présentation. Ndashima rero abana bacu urwego bagezeho nubwo tutari twagera aho twifuza, ariko intego zacu nkuko zibivuga ikigo cyacu kigomba kuba excellent mu mpande zose, duhereye ku Cyongereza tukaza ngira ngo abana bo mu wa kane none aha barabiberetse. Abantu bari bazi ko Icyongereza Igifaransa gihagarara muri materineri, oya turakomeza intego zacu nuko byose biba bibalansinga na 50-50, ari Icyongereza ari Igifaransa ari n'Ikinyarwanda. Ntabwo abantu benshi batekerezaga yuko abantu mu wa kane baba bazi Igifaransa ruriya rwego. Ni byiza cyane rero, turakomeza kandi tujya imbere dushyiramo ingufu buryo ikivuye Igifaransa kivuye muri materineri tuzakomeza kugisigasira. Ndagira ngo mbwire ababyeyi uyu munsi twahagurukiye ku kintu kijyanye na infrastructure cyane hano muri ESPOIR. Ntekereza neza yuko umwaka utaha mu kwa cyenda noneho turaba dufite ibibuga abana bacu bazaba bidagadura, batazajya biga gusa ngo batahe, bazajya bafite n'umwanya wo kwidagadura muri kino gice n'inyuma hano haruguru. Reka rero soreje aha ngaha dukomereza ku gikorwa cyo guha certificate bano bana barangije materineri ya gatatu, hanyuma nibirangira kubaha certificate tura materineri bose barahita bakomeza amashuri yabo. Hari ibindi biteguwemo, hanyuma nyuma yaho turahita tuvuga amanota batanu ba mbere muri buri shuri kugera ku wa gatanu. Murakoze cyane. Turatangiye, turajya guhamagara umwana, hanyuma ababyeyi bafite abajya aza nawe imbere, hanyuma amufashe gufata certificate ye. Dukomeze, turatangirana na Ineza Kayumba Nadesh. Ineza Kayumba Nadesh. Turihutisha nta kibazo. Niteka Glory Abuyana. Blessing. Afite amanota 98 n'igice kimwe. Uwa gatanu ni Igore Mubiri Brienne.
Amayel Mom n'amanota 93 n'ibice bitatu. Umwana wabaye wa kabiri yitwa Ineza Christella n'amanota 93 n'igice kimwe. Umwana wabaye wa gatatu yitwa Kagara Kundwa Rinka n'amanota 92%. hanyuma mwarimu Jani ntabwo wemerewe kuva aho ngaho, turacyagufitemo umunota. Nasabaga ababyeyi bo muri P1B hari icyo bateguriye mwarimu Jani, karibu rero. When I'm studying here from P1, I have seen was the best school which gave us all what we needed. And it's not only me, with my classmates and other children whom have started from here. I would like to ask you something just to thank our teachers and as you hear, you can also see that this is the best school that gives all things. They just give advices, lessons, especially this is the time to thank you, because without you wouldn't be here on this school. You saw that it's a good school and sent us here, so you may also thank yourselves for bringing your children to have their lessons on this school. These are my last days on this school, but they were the favorite ones. I would like to thank all my classmates. It's not easy to leave this school since I've been studying here from P1, but it has been my favorite time to be here because it's not easy just to say goodbye to your classmates, your teachers whom you have been together. It's not something which you can get easy. So please help me to thank the teachers whom have been together from the beginning. They have been helping us and we thank them from our hearts. Thank you. Karibu rero umwaka utaha, karibu muri ESPOIR AVENIR, turacyahari kugira ngo twigishe abana b'igihugu, abana banyu, kandi nta kindi tubaha uretse ibyiza gusa. Nyuma y'uno muhango wo gutanga impamyabumenyi ku bana barangije hano muri ESPOIR AVENIR hano mu Bugesera, dewe n'umwana w'umuhanga cyane uri mu barangije umwaka gatatu, twagiye twibwira uraho neza? Muraho, nitwa Mugisha Shamineje Nike, ndangije mu mwaka gatandatu. Hanyuma urangije mu mwaka gatandatu, amasomo yagenze gute muri rusange? Amasomo twatangiye neza, twatangiye mu gihembwe cya mbere, twatangiye ntabwo byari byoroshye kuko nibwo twari tukiva mu wa gatanu, ariko aho twarangije mu gihembwe cya gatatu byari bimaze kujya mu murongo twizeye gutsinda. Uyu munsi uba wakangahe? Uyu munsi ushize nabaye wa mbere, uyu munsi amanota yacu atarasohoka. Nabaye wa mbere. Wowe wa mbere n'ubundi. Hanyuma rero ejo bundi mwakoze ikizamini cya leta, wagikoze gute, witeguye kugitsinda gute? Ikizamini cya leta cyo twagikoze neza, ariko nanone bizaterwa nuko bizakosorwa. Urebye gutsinda byo turabyiteguye kuko twaraye amajoro, twiza amanywa n'ijoro, nta kuntu gutsinda bitakunda. Hanyuma rero wahisemo ikihe kigo? Nahisemo Lycée Notre Dame de Citeaux. Hanyuma ugiye gutangira amashuri yisumbuye, urangije abanza, niresha kujyanye muri rusange? Ishyaka njyanye no gukomeza kuba ndi on top, nkakomeza kuyobora, nkerekana ibyo nize kuri kino kigo mvuyeho, kuri ESPOIR de l'Avenir. Hanyuma rero
gira yindi butumwa abandi bana bagenzi bawe mwiganaga kugira ngo bashe kuzakomeza aho bazigana ibanga mbese bakurishaka izakomeza imbere naho mugiye kujya hose. Yego. Abana twiganye bose ndabashimira babaye inshuti zidasanzwe twatangiranye neza kandi turangiranye neza ntitwifuza gutandukana ko hari nabo tuzahurira ku bigo bitandukanye. Ndabashimira aho bari hose aho bari bumbone bifurije amahirwe muri segonderi bagiye gutangira kandi mbifuriza kuzakomeza umuhigo bafashe. Urumva inzira cyane urakiga urumva ari umumara kwiga uteganya kuzakora iki mu buzima bwawe? Njyewe ndifuza kuzaba umupilote pilot ndabyifuza cyane kuko ndabikunda. Pilot no kuvuga iki? Ni umuntu utwara indege. Kubera icyo byo wahisemo? Nabihisemo kuko mbona mbere nabonaga ari ibintu bidasanzwe ariko aho ngeze ngiyumvamo ko nabishobora. Ngaho none horo kubera ko uri umuhanga agira karimutura mama wawe n'abarimu bakoreze. Ababyeyi bandeze akaririmbo nabatura nkaririmbe. Ururimi rwawe rwose cyongereza gifaransa kinyarwanda? Ndabatura indirimbo ivuga iti ya Kararisa ntizagushukira ndirimbo yigisha ibintu byinshi kandi byiza. Ntizagushuke ngisi n'iminsi ngo biguteshe inzira. Akoze nawe? Murakoze cyane. Ubu rero n'umwana we warangije kwiga hano muri ESPOIR de l'AVENIR hano akaba yarakomeje amashuri yisumbuye twagira ngo twibwire. Okay, murakoze. Amazina ni niyo nkuru gasoresha Dai. Nabona rizi hano 2016. Uri kwiga hehe amasomo uri kuyatsinda gute uhereye ku musingi wavanye hanga? Ubu ngo ngiye mu gatandatu nkaba niga kuri Fatec Kanombe aho niga ishami ryitwa PCM. So hano rero hano nubwo byari hashize igihe hano ntago naherukaga ariko nageze nsanga hateye imbere nsanga hameze neza n'uwo naherukaga y'umwarimu nawe nsanga yarabaye headmaster sibyo ni byiza cyane. So hano nakuye ubumenyi nakuye kugira urukundo mbese mpakura kumenya gusabana n'abandi bantu ibyo ngibyo biri mu byamfashije kuba muri segonderi. So ubumenyi nakuye hano nibwo bwamfashije gukomeza kujya muri segonderi aho nahise ngirirwa amahirwe njya kwiga kuri by'Imana siyanse aho naho ariko ntabwo nari kwajya iyo hano batari mbese iyo bataza kutwigisha neza batuhe uburere neza ntabwo nari kugira amahirwe ngo njye aho ngaho. So hanyuma rero ngaho giriye ubutumwa abagenzi bawe mwarangizanyije hano aho kunze kwiga bahere ku musingi bavanye ahangaha? Okay, ubutumwa nabaha so sinzi nimba wenda ari uburyo wenda twazategura tukagaruka hakabaho igikorwa cyo kugaruka tugashima hano kino kigo rwose cyaradufashije cyane kugira mbese nabo bari mu bantu baduhaye umurongo tuzagendera mu buzima. So ndabashimira cyane mbikuye ku mutima cyane rwose. Niho navugira n'abandi bose mvuga ko tubashimira cyane batwitayeho. Nakoze? Naam. Twagira mutajye mutwibwira? Amazina yanjye nitwa Gatoye Jean-Luc. Nkaba ndi umubyeyi urerera ku kigo cya ESPOIR de l'AVENIR. Nibyo urerera hano kuri ESPOIR de l'AVENIR twasanze ari umubyeyi rero twagira ngo mutubwire enda ibanga mwakurikiranye kugira ngo mwe mwaraje kuriresheza kuri kino kigo muri rusange. ESPOIR de l'AVENIR ngira ngo naje kuhashakisha umwanya w'abana nimukiye hano nari mvuye i Kigali ariko nari mfite amateka hano ko ari ikigo cya ESPOIR de l'AVENIR cyiza gitsinisha abana cyane mbo gifite ukuntu cyubaka abana mu myigire yabo mu buryo bw'ubuhanga. So ngerageza gushakisha amakuru neza mfatanyije n'umubyeyi mugenzi wanjye turere hamwe ariko twaje tuva mu kindi kigo aho ita kuri EICA ni ECOLE International de Kigali ariko tutatuza hano tumaze kwimukira hano. So mu by'ukuri namenye iki kigo ari abandi bakimbwiye ngo ni cyiza kireresha neza ariko ibyo bambwiye ntago bambeshye
ntabwo bambeshye kubera ko ngira ngo umwana wanjye yari muri maternelle ya 3 aho yigaga hanyuma ajya mu wa mbere ariko yazamo na covid n'ibindi so mu by'ukuri ndebye aho uko ibyo yari afite aho yari ari n'ubu ngubu harimo difference nini cyane itandukanije rinini kubera ko wabonaga kwiyandikira ari ikibazo wabonaga homework zose aho barazitayipingaga baratayipingaga ibyo amadevoir yabo ariko hano bariyandikira so ku buryo urebye performance y'umwana ubona ko yagiye mu rwego rwiza cyane uri nange nishimiye ikigo kurya n'umuyobozi w'ikigo directeur nagize amarego turaganira ari umwanya yamaye ndamushimira ko mbona umwana wanjye w'umuhungu ari tandukanirizo mu by'ukuri aho yari ari na hano so iki kigo ni ikigo cyiza ni ikigo kirema abana mu buryo natwe twari twizemo ni ikigo kitarera abajeyi ni ikigo gifite discipline ni ikigo na kuvuga ngo umwana wanjye gutya iyo umushize hano ufite security kandi uzi neza ko umwana ari ikintu kizima azakuramo yose twabonye abana hano ari abahanga kandi bamugane ababyeyi bamufatanya n'abarezi ibanga mukoresha kugira ngo nk'ababyeyi abana banyu kugira kwishuri banatsinde no kubera ko bafata neza gusa cyangwa mugenza muti na rindi ibanga ririmo nabonye hano rikomeye uretse gusa kuvuga n'abarimo cyane dufite ama WhatsApp group duriraho bakara kwandikira amadevoir baraduha kuri WhatsApp abana twabaye ibingibi kuri black table yabo nibarangare umubyeyi nawe utashyikora kuri WhatsApp kumi devoir bayimuhaye sikigwatse kuko devoir yawe ite so ifite umwana rero urangara rero uramwibutse iyo mwibukije rero bituma agumana iryo deni yufata papa n'undi araza kumbaza baraza kuyimuha so iyo nyo banga rimwe irindi ni directeur afite kuno aguhamagara yabona umwana wawe ko ataperforminga neza adakora neza mukishara namwe mu biro akabwira ati tubigenze gute ikindi abana buriya umwana na mwana muskubaho ababyeyi babyumve na mwana muskubaho bibaye gutyo ubwo arabye benshi bahora bashwa n'abana uko twize twebwe ko twakuze ku gisure cy'abana cy'ababyeyi bakubwira wowe watsinzwe nuva no iyo umwana atsinzwe ntago bariwe abari ikindi kibazo no bya ataravumbura neza ariko mu by'ukuri uyu mwana umuganirije ko dore byangiritse ibyo bagusaba nibi ubikore mu buryo bwiza mu buryo bw'urukundo umwana araevaluate nk'umwana w'umukobwa wanjye yaje hano asa nk'uwatinyamo bituma asubira inyuma cyane ariko ubu ngubu yongera amaze kumenyera ku buryo mwereka ati nubwo yatsinzwe courage ejo uzatsinda umunsi biranze ko ejo uzakunda ku buryo ubu ngubu ufite icyizere ko yaba yimutse none uri mu gihugu tumwe abandi ababyeyi bagenzi banyu bifuza kurereshereza hano cyangwa se n'abaharereshereza ko twabonye n'ikigo ababyeyi benshi bifuza kureresherezaho mbabwire bakangura ko bagomba kuza kwigisha kurereshereza hano nibanga bahafi muzahasanga so wago waratinze baze vuba imyanya itararangira Espoir de l'Avenir ubungira ngo imyanya ishako yarangiye ahubwo ariko baze ni ikigo cyiza mu by'ukuri ni ikigo kigisha abana kuba muri challenge ni nk'ibongabagamuzi mu kinyarwanda gike cyane mfite ariko nzi neza ko ni ikigo kiwaka abana kumenya uburyo bahura n'ibikwazo uburyo bagomba kubyikuramo neza kandi bakagira ku ntego bashaka so ngira ngo ababyeyi nabashishikariza kuza kuri iki kigo nibatinde kuko ni ikigo gishakishwa n'abantu benshi n'imyanya yabo ntabwo ipfa kuboneka nayo kukibona hano ni Imana tuyafashe kukibona murakoze cyane twajya namutanye mutwibwira amazina ni Habiyaremye André nkaba nkora ku kigo cya Espoir de l'Avenir amaze imyaka 16 umaze imyaka 16 mwigisha kuri kino kigo ese ibanga mwakoresha kugira ngo mube mukihigisha kandi abana kweze batsinde ni nkiriye n'ubwitange n'urukundo kumva twigisha abana b'Abanyarwanda dore ko twigishemo n'abacu twamaze kubyara nabo baraharangije hanyuma iryo banga muri sangiza abandi n'ibindi bigo bimenye ibanga mukoresha ku buryo tubwe ko abantu bose batsindira kwijana bose bagatsinda kandi amaze imyaka 16 gira ibanga vungurira ku bandi barezi bagenzi bahandi na experience abana tubahera hasi tubategura bakandagera hejuru rwose ari kwijyanamo bituruka hasi mushoje umwaka rero mwiteguye gutira gutangira umwaka mushyashya mufite ibako nk'ibyo mwari musanzwe mukoresha tugiye kongera kwibukiranya uko wagenze turebe itaragenze neza tubinoze kuryo tuzatangira undi nta kibazo dufite
ni mugere cyo murasaba abanyeshuri na murera ari abarangije cyangwa n'abagikomeza none abarimo bagenzi banyu kugira ngo mukomeze kuba mbesa kwisonga. Ubundi ikigo cyacu kizwiho kugira discipline irimo n'ibindi birasa biba byoroshye gutegura umwana kumwitaho iyo afite discipline. Rero nabasaba muri kiruko bagiyemo biba byoroshye n'ababyeyi akenshi bataboneka ariko bazi icyo dukunda bagumye bubahirize ibyo tubasaba tuba twarabahaye inama z'aho bagiye kujya. Ubwo rero nasana bagenzi banjye umutima ku murimo aho bari hose icyo batekereza ku murimo ariko no gutekereza kwiteza imbere. Murakoze namwe murakoze. Twagira mutajye mutwibwira munatubwira n'imirimo mwamushitwe kuri kino kigo cyanyu. Murakoze, nitwa Mukunzi Victor, nkaba ndi umuyobozi wa kino kigo cy'amashuri cya ESPOIR de l'Avenir. Murakoze, twagira ngo muri make mutubwira ishusho ya kino kigo cyatangiye ryari, ufite abanyeshuri bangana iki, se yashuje abangana iki muri rusange mu byo mushoje umwaka muri rusange. Iki kigo cyatangiye mu mwaka wa 2001 gitangirira ahantu hatari aha ngaha, cyatangiye gikodesha. Uyu mwaka nk'uko mubibona ni umwaka wa 2022 tukaba tumaze hafi imyaka 15 dukoresha ibizamini bya leta, abana bose batsinda mu cyiciro cya mbere ndetse buri mwaka tubona abanyeshuri baza muri top 10. Uyu mwaka rero dusoje dufite abanyeshuri 1120. Mu banyeshuri 1120 muri bo 142 basoje umwaka wa gatandatu. Tukaba twizera nabo neza ko bazatsinda nk'uko bisanzwe. Ni mutubwero ibizamini rero mwabikoze neza, ibanga bakoresheje kugira ngo mwize ko muzatsinda nk'uko musanzwe mubigenza ni nkirihe. Murakoze, buriya inzira cyahari ariko ko twizeye ko bazatsinda. Ibanga dukoresha no kuba hafi n'abanyeshuri umunsi ku munsi kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma. Hanyuma rero mwagejeje ku ikiganiro kirambuye ku babyeyi, ni we utumwa muri make mwabahaye kugira ngo bakomeze babafashe murera n'igihugu muri rusange. Icyo twasabye ababyeyi ni ugukomeza kuba hafi n'abana, babatoza discipline nk'uko bisanzwe, nk'uko babaduhaye natwe tukaba tubasubije amahoro. Muri make bakomeze bababe hafi, hanyuma umwaka utaha bazagaruke hano. Ko kugaruka hano kurerera muri ESPOIR ni iby'agaciro. Ni ikigo gitanga uburezi, ubumenyi, mbese tugendera ku ndangagaciro za kirazira kandi n'abana bagahabwa ubumenyi. Tukaba muri make tunaha karibu n'abandi bashaka kuza kwitabira kwigira muri ESPOIR. Kuva ku wa mbere bahawe ikaze, tuzatangira kubandika. Ikigo cya ESPOIR giherereye mu karere ka Bugesera munsi ya gare ya Nyamata. Kikaba ari ikigo gifite section ebyiri, section maternelle na section primaire. Muri section maternelle tukaba dukoreshamo twigisha igifaransa cyane, tugatangamo n'icyongereza nk'isomo. Muri primaire ho twigisha mu ndimi ebyiri, twigisha mu cyongereza, muri tukongera tugatanga igifaransa nk'isomo, ariko hakaba ari amasomo make nayo ashobora gutangwa mu gifaransa kugira ngo gikomeze kigire ireme. Ngira ngo nk'uko mwakomeje mubikurikira, abana baravuga neza icyongereza bakavuga neza igifaransa. Ni ukuvuga ngo rero kuva ku wa mbere turatangira kwakira abantu bashyashya. Dufite imyanya kuva muri maternelle ya mbere kugera mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Abarezi rero namwe abarezi mwakoranye mugire icyo mubasaba kugira ngo bakomeze nubwo bagiye mubiruka ariko bitegure ko n'ubutaha nyine insinzi yari rusange. Abarezi nk'uko bisanzwe ni ukuvuga ngo umurezi agiye mu biruhuko, ariko isaha n'isaha bazi ko iyo tumukeneye turamubona. Ni ukuvuga ngo baragiye baruhuke, hanyuma nyuma gato mbere yuko umwaka w'amashuri ufungura tuzongera tubahamagare baze dutegure ibyo tugomba kuzigisha umwaka utaha. Tubitegura mbere kugira ngo twakire tunafatanye. Mbese ikindi nta kwibagirwa ni ukuvuga ngo abanyeshuri bagiye kujya mu wa mbere kujya mu wa 5 mbere yuko iyo bamaze kwiyandikisha bahabwa ibizamini rero babihabwa n'abarezi. Ubwo byumvikane yuko abarezi bagomba kuba tayare
za telefone zabo ntitugomba kuzibaburaho isaha n'isaha tubakeneye tukababona hano mu kigo. Murakoze namwe.